egesi wawe ashobora kuba yarigeze kuba ikintu gikomeye mu buzima bwawe, ariko ibyo ntibivuze ko akwiye kugusubiza mu gahinda. Uyu munsi rero muri kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 15 ugomba kwibaza witonze mbere yo kwemera kongera gukundana n'uwo mwigeze gutandukana. Niba ari waguteye agahinda, ujye ubanza kwibaza ibi bibazo byose ngiye kubwira, kuko si urukundo rwose rusubiyeho ruvamo amahoro. Ndabizi neza abantu benshi mukunze kwibaza muti se ni ikihe kintu wakora igihe umuntu mwatandukanye ari we biturutseho agarutse kugusaba imbabazi. Uzabanze wibaze bino bibazo byose ngiye kukubwira. Iki kiganiro nuza kumva cyagufashe cyangwa se wenda nuza kumva nawe twemeranya, uze kumbwira igitekerezo cyawe uciye muri comment. Ngiye wakigutegura ndetse kandi ngiye ugiye kukikugezaho nk'ibisanzwe. Amazina yanjye nitwa Ivan Sadi Xavier, nguhaye ikaze. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro cyacu nyirizina rero, reka mbanze ngusabe akantu gato cyane uri buze kunkorera. Hari umwana w'umukobwa yaranyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati Iva, rwose ndifuza yuko mwazamfasha mukangishiriza inama kuri YouTube channel yanyu, rwose mba mbona mukurikiranwa n'abantu batari bake. Yarambwiye ati Iva, mwiriwe neza, none se ko Iva hari umuhungu twatandukanye hashize amezi 8 dutandukanye, none ari kumbwira ngo nimubabarire, nabwirwa n'iki niba ari urukundo rumuzanye? Mubabarire se kandi ndumva namubabarira, ese mwihorere? Yarakomeje ati Iva, mbwira umuntu maze amezi 8 dutandukanye, ubwo hari kiza kimugenza koko cyangwa afite ikindi gitumye agaruka? Ariko ngewe ndumva nakomeza nkamureka, ariko we ari kumatiriza ngo nimubabarire, ngo nazongera. Mubabarire se cyangwa mureke? Mbwira nkora iki? Nanjye nahise mubazani, none se mwapfuye iki mushwana? Niwe byaturutseho cyangwa niwe? Yaransubije ati niwe pe, nuko nanze ko turyamana. Yahise yivumbura ararakara, none ari kumbwira ko atazongera kubinsaba. Nimubabarira nkamuha amahirwe se, ubwo ngubwo wenda nazongera akambabaza? Nawe rero ugomba kumusubiza cyangwa se wenda ugomba kumuha igitekerezo cyawe uko byumva. Ese amubabarire cyangwa amwihorere? Ngiye ku ruhande rwanjye cyangwa se wenda on my side, uyu muntu azabanze amwihorere. Uzabanze umureke, ubanze urebe uburyo ariyagitingamo cyangwa se ubanze urebe uburyo yitwaramo. Hariho igihe wamuhakanira ukumva atangiye kugucyura, ukumva atangiye kubwira nabi, nyine ukumva atangiye gusa nkaho nyine ari gusa nkaho atari kugura inzira. Nyine uzabanze umugerageze nawe, ubanze urebe mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo umuntu igihe cyose agusabye ikintu ugomba guhita ugira ibiki ucyemera. Icyo kintu ugomba kubanza ukakimenya neza. Ikindi cya kabiri, niba uzi neza yuko mwatandukanye, banza utekereze ku kintu cyatumye mutandukana. Ese mutandukana yakubwiye yahe magambo? Ese yaragucyuriye, yakubwiye nabi, nyine yagiye muri make yasize akubabaje? Icyo kintu ugomba kubanza ukagitekerezaho. Niba yarasize akubabaje, ntabwo umuntu ukwiye kumubabarira. Icyo kintu ugomba kukimenya neza. Niba yarasize akubabaje agukomerekeje, ntuzigere umubabarira. Reka twanzike rero noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina, aho tugiye kurebera hamwe ibibazo bigera kuri 15 ugomba kubanza kwibaza mbere yuko nyine ufata umwanzuro kuvuga ngo nemeye kongera gusubirana n'uwo twari twaratandukanye ariko ari we biturutseho. Ikibazo cya mbere ugomba kubanza kwibaza, kuki twatandukanye? Iki kibazo uzakibaze igihe cyose umuntu mwari mwaratandukanye ariho agusaba imbabazi. Ese kuki twatandukanye? Impamvu nyayo yitandukana niyo izakwereka niba ikibazo cyakemuka cyangwa wenda niba bizasubira. Niba ari uburiganya, agasuzuguro cyangwa guhemuka, kuki wumva ko byahinduka? Rero wenda nyine narava kuri no ngingo, niba ikintu cyatumye mutandukana ari ikintu gikomeye cyane nk'uburiganya, guhemuka, kuguca inyuma cyangwa wenda kukubabariza umutima, ushobora kuba ugiye gusubira mu bibazo. Kwibuka neza impamvu yatumye mutandukana bizagufasha kwirinda kwikorera umuzigo w'ububabare. Rero ugomba kumenya neza yuko ubuzima bwawe n'ubwawe. Ikindi kandi ufite amahirwe cyangwa se ufite choice, ufite amahitamo yo kuvuga ngo ndamwemera cyangwa se ndamuhakanira bitewe n'uburyo mwatandukanye. Reka dukomereze ku kibazo cya kabiri ugomba kubanza kwibaza mbere yuko nyine wemera gusubirana n'uwo mwatandukanye ariko ari we biturutseho. Iki kibazo nacyo uzakibaze cyane. Ese yigeze kwicuza ibyo yankoreye koko? Niba atarigeze akwereka ko yicujije by'ukuri, yagarutse gusa kubera kubw'inyungu ze bwite. Umuntu uticuza nahinduka. Hariho igihe nyine wasanga mwaratandukanye ugasanga nyine ugasanga yesa no kwibagirwa burundu, akamara igihe kinini atongera kugutekereza. Rero wenda nyine ahangaha nk'urugero naguha, ushobora kuba ufite umupatana mwakundanaga cyangwa se umuntu mwari muri kumwe mu rukundo akagusaba ikintu runaka ukacyanga, noneho wacyanga we akahita ajya kugishakira ahandi, noneho yamara kubihaga akagaruka kugira ngo nyine abagarutse kubw'inyungu ze bwite, ntabwo abagarutse kubwo inyungu zawe. Rero urumva aho ngaho ugomba kubanza ukabyibaza ndetse kandi ukabitekerezaho neza
neza ese nyuma yuko agiye yigeze byibuza yongera kukwandikira byibura ngo akubaze se umeze ute, cyangwa yaragiye nyine aterera iyo ngiyo ahita kwibagirwa burundu. Ubwo bivuze yuko nyine uwo muntu ntabwo ari we wawe ushaka wareka kwirirwa umubabarira. Reka dukomerezeho ku kibazo cya gatatu ugomba kubanza kwibaza mbere yuko wemera gusubirana n'umuntu mwari mwaratandukanye ariko nyine ari we biturutseho. Uzibaza uti se yitwaye ate nyuma yo gutandukana? Uburyo yitwaye nyuma yo gutandukana birakwereka niba yarakugiraga urukundo cyangwa wenda yari yaraguhaze, niba yaragututse, yaraguciye intege cyangwa yarakwanze. Uramenye ntuzigere wemera gusubirana nawe. Ndabizi neza rero kuri ino ngingo ntabwo uriho urabyumva neza cyangwa ntabwo uriho urabisobanukirwa, ariko igihe cyose utandukanye n'umuntu nyine wenda ugasanga umuntu agusabye ikintu runaka ntabwo ucyemeye, ugasanga nyine atangiye kugucyura, atangiye kubwira amagambo menshi, ugasanga atangiye kuvuga ati n'ubundi sinanarigeze ngukunda. Ahanga uwo muntu nagaruka agusaba imbabazi ntuzigere umubabarira. Umuntu wakongereye ibikomere kandi wenda mwari mushwanye ku kantu gatoya, uyu muntu igihe yagarutse ntuzigere umubabarira. So rero nyine buriya uburyo umuntu yitwaye nyuma yo gutandukana bugaragaza urukundo rwe rwa nyarwo. Buriya ntuzagire ngo nyine wenda ngo nuko arakaye kubera yuko mwashwanye, ahubwo nyine biba biri kukwereka urukundo yaragufitiye rwa nyarwo. Niba yaraguhaye urukundo nyine ugasanga ari kubwira nabi amagambo mabi, cyangwa nyine wenda yasimbutse mu kindi kintu vuba, hari ukuntu umuntu mutandukana agahita yishakira undi mukunzi ako kanya, uzamenye neza yuko ntabwo ari wowe yifuzaga, si wowe yari akeneye, nyine yari akeneye abo ngabo, ahubwo yari ariho akwiyoberanyaho. So ndamye nashidikanya ino ngingo wayumvishije neza. Ikibazo cya kane ugomba kubanza kwibaza mbere yuko nyine ufata umwanzuro wo gusubirana n'umuntu mwatandukanye ariko ari we biturutseho. Uzibaza uti se agarutse kuko anyeneye cyangwa ankunda? Iki kibazo uzakibaze rwose. Hari abagaruka igihe ibintu byabananiye, hari igihe ushwana n'umuntu agahita ashaka undi mukunzi nyine agahita yigendera, nyine yabona naho bitavamo ugasanga ashatse kugarukira kubera yuko yabonaga yuko nyine ari wo muhereza agaciro, ari wo umwubaha. Buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi buri muntu wese aba akeneye umuntu umuhereza agaciro. Rero iyo agiye agasanga aho agiye nta gaciro bamuha, hari igihe agaruka. Rero nagaruka ukamwakira, wewe uzaba utakaje agaciro kawe. Icyo kintu uzabanza ukimenye ugishyire mu bwonko bwawe. Nyine buriya hari abagaruka igihe n'abandi babonetse, hari igihe umuntu mutandukana cyangwa se hari igihe umuntu aguta yibwire ko azagenda akabona abandi, noneho akabura abandi bamuhereza agaciro nk'ako wamuhaga. Niba agarutse kuko wita ku buzima bwe cyangwa wenda wamwumvaga, ntabwo ari urukundo rumugaruye, ahubwo we arikunda, nyine arikunda, arashaka umuntu umwitaho ariko ntabwo akeneye kwita ku bandi. Rero bivuze ngo nuramukomereje amahirwe mugasubirana, uzasanga nyine ari wowe uri kumwitaho gusa we nta kintu bimubwiye. So rero ugomba kubanza ukabitekereza niba ari urukundo rumugaruye cyangwa se niba wenda ari ibindi yaba akeneye. Reka dukomerezeho ku kibazo cya gatanu ugomba kubanza kwibaza nyine mbere yo kongera kumuhereza amahirwe yuko mwasubirana. Uzibaza uti se ndabura urukundo rwe cyangwa ndarwaye irungu? Nyine ngiye ndwaye irungu. Irungu rituma umuntu afata imyanzuro mibi. Jya wibaza niba ari urukundo cyangwa gusa ubabajwe no kuba uri wenyine. Ndabizi kino kintu ntabwo uriho uracyumva neza nyamuneka. Hariho igihe nyine uzaba uri wenyine, nyine uba uri wenyine wumve yuko ufite ikibazo cyo kuri wenyine. Noneho umuntu naza kugusaba yuko wenda mwasubirana, usanga utangiye nyine ntabwo uri gutekereza wenda niba ari urukundo rwaba rumugaruye, ahubwo utangiye gutekereza ko hari n'ubundi wari uri wenyine, nyine wari umaze iminsi uri wenyine, nyine ugasanga nicyo kintu yise utekereza. We banza wibaza uti se urukundo rwe nirwo nyeneye, nyine urukundo mushakaho nyine nirwo rumugaruye? Rero nyine buriya ahangaha ikintu ugomba kumenya, iyo nyine ugira irungu ryinshi rigutera kumwifuza, ntabwo ari ukubera yuko aba akubereye. Ugasanga umuntu yarakubabaje ariko nyine uhora wongera umwifuza. Kubera iki? Wewe ufite irungu, ufite agenda yuko nyine wumva uri wenyine. Ntukavange kubura umuntu n'ubusa bwo ku mutima. Niba uzi neza ko uri wenyine mu mutima, reka gutangira gutekereza yuko nyine wenda agomba kugaruka kubera yuko mu mutima wawe ufiteho irungu. Ugomba kubyirinda cyane rero. Ubusa bwo ku mutima ntabwo ugomba kubuvanga no kubura umuntu. Niba uzi neza ko agarutse, ntugatekereze ko uri wenyine mu mutima ngo wumve ko ariyo mpamvu ugomba kumugirira impuhwe. Ikibazo cya gatandatu rero ugomba kubanza kwibaza mbere yuko nyine wemera gusubirana n'umuntu mwatandukanye ariko nyine ari we biturutseho. Ese ninjye ushaka ko dusubirana cyangwa niwe uriho umatiriza? Iyo usubiye mu rukundo utabyemeye neza 100%, uba uhatiwe kwishima. Ntihazagire ugutera isoni zo kuba uri single. Ahari amahoro niho haba ubuzima. Sinzi niba kino kintu uriho uracyumva neza nshuti yanjye. Ahari amahoro niho haba ubuzima, aho kugira ngo umuntu azaze yirirwe agutesha umutwe yakigendera. Rero nyine buriya abanga nibo bavuga ngo gusubirana kuko umugabo cyangwa umukobwa aguhatiriza si urukundo, ahubwo ni ugupfukama imbere y'igitutu.
umuntu ntazigere aza nyine ngo aguhatirize wibagirwe ibintu yagukoreye mutandukana. Niyo yaguhatiriza gute, niyo yakugaragariza impuhwe zimeze gute, ntuzigere wibagirwa ibyo yagukoreye mujya gutandukana. Wenda ndaguha urugero ahangaha rwa hafi. Umuntu yagerageje kugufata ku ngufu, ariko nyine birangira atabigezeho, aje kugusaba imbabazi, uramwemereye. My dears, aho ngaho uri kwishyira mu mutego, uba uri kwiroha muri make. Reka dukomerezeho ku kibazo cya 7 ugomba kubanza kwibaza. Uzibaza uti se ndumva nta wundi wankunda uretse we? Iki ni ikinyoma umutima wawe ubeshya iyo wagize ibikomere. Ndabizi ntabwo uri kubyumva neza. Isi iracyafite abantu bazi gukunda by'ukuri, si we wenyine wagiraga urukundo. Rero nyine buriya amakosa abantu benshi bakunze gukora, usanga atandukanye n'umuntu, ugasanga atangiye kwiheba, ugasanga atangiye gutekereza ko nta wundi muntu azabona umeze nka we. Aya ngaya ni amakosa akomeye cyane. Nta muntu umwe rukumbi ukwiye gufata nk'aho ari umutagatifu. Niba wumva ko ari we wenyine wakugirira neza, urimo guhemukira agaciro kawe. Niba uzi neza ko uri umusore aka kanya, ukaba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa, hari abantu benshi bakeneye urukundo rwawe, hari abantu benshi babuze urukundo rw'ukuri, hari abantu benshi babuze abantu biyubaha. Rero nyine igihe umuntu yakwanze, ntuzigere wumva yuko nyine nta wundi uzabona, kubera ko ushobora kubona n'umwiza urenze uwo nguwo wari ufite. Reka dukomerezeho ku kibazo cya 8 ugomba kubanza kwibaza nyine mbere yuko wemera gusubira n'umuntu mwatandukanye ariko ari we biturutseho. Uzibaza uti se ndacyamwizeye? Ibibazo tugezeho ni wowe ugomba kubanza ukabyibaza, warangiza ukanabyisubiza. Ese ndacyamwizeye? Igihe cyose icyizere kitarubakwa, uzahora umucira urubanza, umubaza aho ari, umukurikirana kuri WhatsApp. Ibyo si urukundo, uwo ni umunaniro. Hari ukuntu nyine utandukana n'umuntu, cyangwa se wenda umuntu aguta, ugahita ucika intege burundu. Rero iyo utangiye gucika intege, n'andi uzasanga agarutse wanamubabarira, ugasanga utangiye kujya umugendaho, kandi ntabwo ari byiza. Iyo wababariye umuntu nyine waramubabariye, byararangiye, mukomezanye ndetse kandi mutangire mwige n'inkamba cyashya z'uburyo wenda mwakubaka ejo hazaza hanyu, n'uburyo wenda mwakirinda kongera gushwana. Rero nyine buriya ikindi ugomba kumenya kuri ino ngingo, umubano udafite icyizere ni nk'inzu yubatswe ku musenyi. Niba umutima uhora ushidikanya, aho si amahoro. Aho kugira ngo nyine umubabarire kandi uzi neza ko umutima wawe nta mahoro uzongera kugira, wabireka kumubabarira nyine ugakomeza ukiberaho nk'uko wari ubayeho, n'ubundi ntacyo wari ubaye. Niba uzi neza ko ugiye kubabarira umuntu, mubabarire nyine uhite wongera unamugirira icyizere, kugira ngo nyine wowe umutima wawe ugire amahoro. Ikibazo cya 9 ugomba kubanza kwibaza, iki nacyo uzakiteho cyane. Ese hari icyo yahinduye koko? Iki kibazo uzakibaza. Noneho ahangaha wamaze kumubabarira, nyine wamaze kumuhereza amahirwe yuko mwasubirana. Ibibazo noneho ugiye gutangira kubyibaza, niba nyine wamaze gufata umwanzuro w'uko wamubabariye. Uzibaza uti se hari icyo yahinduye koko? Nta mpamvu yo gusubirana n'umuntu utarahindutse. Niba yagarutse ari wa wundi, urasubira mu gihombo. Niba uzi neza yuko uyu muntu nyine ubabariye, uri kubona yuko ari gushaka kongera kukubabaza, ahangaha yita umwihorera, utaragira ibiki, utarasubira mu bihombo ahubwo bikabije. Uzongere ubaza uti se ese agarutse ameze nka cya gihe mwatandukaniyeho wenda, cyangwa wenda hari intambwe yateye mu mibanire, mu myitwarire, cyangwa wenda mu gukunda. Ikibazo cya 10 rero ugomba kubanza kwibaza kirakomeye cyane. Iki nacyo uzakiteho. Dushobora kuganira ku byabaye tutabanje guhanahana amakosa. Niba mutabasha kuganira mukareba aho byapfiriye, nta nicyo mushobora kubaka gishya. Igihe cyose mwirengagije ibyakubabaje, ibikomere bishobora kuzongera bigasubira nk'uko byari bimeze. Rero buriya igihe cyose watandukanye n'umuntu, ni byiza cyane yuko nyine mwongera mugasubira muri bya bindi mwari mwarapfuye. Nyine ahangaha iyo mubiganiraho mwembi muri babiri, nyine biba bisa nkaho muri kugira ibiki, muri kwibuka muri makeya, kandi kwibuka bidufasha kwiyubaka. Icyo ugomba kumenya cyo buriya rero, iyo watandukanye n'umuntu ari ugasanga nimubasha kwicara ngo mwumvikane ku byabaye, gusubirana buriya nta n'ikintu byaba bimaze, nta n'ikintu byafasha. Icyiza buriya iyo ukeneye gusubirana n'umuntu, ni ukugira ngo mwongere musore mwungu ubumwe. Ikindi kandi nyine nawe yumve yuko ari proud, nubwo yari yarakubabaje, yumve yuko nyine wamubabariye byarangiye. Rero muba mugomba kongera mukicara mukagira na unity, mugashyira hamwe, rwose birafasha cyane. Ikibazo cya 11 rero ugomba kubanza kwibaza, iki nacyo uzakiteho cyane. Ese nubwo yagarutse arakwereka ko akubaha koko? Gusaba imbabazi no kukugarukira nibisimbuka kubaha. Ese arakumva, arakuvugisha neza, cyangwa aragucira amategeko nk'uko mbere yabigenzaga? Rero buriya igihe cyose ukundana n'umuntu, cyangwa se wenda igihe wakundanaga n'umuntu mukaza gutandukana akagaruka, nyine ukamubabarira, iki kintu ugomba kubanza ukakibaza. Ese aranyubaha? Kubera ko buriya nyine ikintu utazi cy'ingenzi cyane, urukundo rudashingiye ku kubahana ni
nk'imbeho. Niba agarutse ariko atakubaha, byange bikunde azongera kukubabaza cyangwa se wenda uzongera ubabare. Rero igihe cyose umuntu wamubabariye ukamugirira impuhwe, ukabona ari kongera kugira utudefo nk'utwo yahoranye, ahangaha noneho niyongera kugenda wowe nakuzijyane ahangaha uzambwira amahirwe nana naguhaye ndayakupye cyangwa se wenda ndayakwambuye. Ufite uburenganzira bwo kwanga umuntu, ntabwo ari ufite uburenganzira bwo kukwanga. Igihe cyose ubona yuko umuntu mutari gushobokana, rwose mwihorere yigende. Ikibazo cya 12 rero ugomba kubanza kwibaza mbere yuko nyine wongera kumuhereza amahirwe, iki nacyo uzacyiteho cyane. Ese ndashaka ko dusubirana uko yarari, ndashaka ko dusubira uko yarari, cyangwa ndategereje ko ahinduka? Iki kibazo uzakibaze. Niba wumva ko azahinduka nyuma yo gusubirana, urimo kubaka ku nzozi, ntugasubirane n'uwo wifuza guhindura, ahubwo nyine zirikana uwo muri kumwe uyu munsi. Hariho igihe nyine umuntu agukora amakosa ukumva yuko byanga bikunda azahinduka. Niba uzi neza yuko umuntu ugiye kumubabarira, wikisetingamo yuko aje yarahindutse, ahubwo nyine araje ngo urebe ese koko yarahindutse, kubera ko we ntabwo ufite amahirwe yo guhindura umuntu, ntabwo ufite ubushobozi bwo kugira ibiki bwo gucenjinga ubuzima bw'umuntu, kubera ko ntabwo abantu twese tuba twaraciye mu buzima. Rero nyine hariho igihe abantu benshi bakunze kugira defo, cyangwa se wenda ugasanga umuntu afite amakosa avuga ngo niba nkundanye n'umukobwa anywa ibiyobyabwenge azahinduka. Nshuti yanjye, ntabwo azahinduka. Byange bikunde uwo muntu muri kumwe, hariho igihe mushobora kubana ahubwo bikiyongera kurenza uko nguko umubona, kubera yuko we nta mbaraga ufite zo guhindura ingeso umuntu afite. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, nta muntu ujya uhindura imyitwarire akuze. Iyo umuntu afite ingeso mbi, iyo umuntu afite nyine imico itari myiza, biragorana cyane yuko yabihindura arengeje imyaka 15. Iyo umuntu yarengeje imyaka 15 aba afite imyaka y'ubukure. Urumva nyine guhindura ingeso mbi afite biba bigoranye cyane. Ikibazo cya 13 rero ugomba kubanza kwibaza mbere yuko nyine wongera gusubirana na ex we cyangwa se wenda n'uwo mwatandukanye. Inshuti n'umuryango baramwemera? Iki kibazo uzakibaze. Ese inshuti zanjye, umuryango wanjye baramwemera? Niba inshuti z'ukuri zabonye ko atagukwiriye, ushobora kuba uri kwitiranya urukundo n'amarangamutima. Ntabwo abantu bose babeshya icyarimwe. Iki kintu ucyumve neza my dears, ugitega amatwi. Niba uzi neza ko inshuti zawe ziri kubona yuko uwo muntu ashobora kuba nyine agarutse ariho arakubeshya, nk'uko wenda uyu muntu yagize ibiki, yagishije inama kuri YouTube channel yacu, ugasanga nyine ibitekerezo mwese mu muhaye biri kuvuga ngo namwihorere, ubwo abantu mwese ntabwo mubeshya, akenshi nyine muba muhuje ibitekerezo. Rero hari igihe abantu b'inkoramutima babona ibyo wowe utabona. Niba bose babona ko uwo muntu atakubereye, jya ugira amakenga. Iki kintu ucyumve neza. Igihe inshuti yawe ikubwiye ikintu, indi ikakubwira ikintu, indi ikakubwira ikintu, bose bakabihurizaho, bibaye byiza wahita ufata uwo mwanzuro rwose, ntabwo wazicuza. Reka tujye ku kibazo cya 14 rero. Uzibaza uti si naramubabariye by'ukuri cyangwa ndacyafite inzika? Gusubirana n'umuntu utababariye bizavamo inonganya, gushinjanya, imibanire y'ijisho. Ntabwo ushobora gukundana n'umuntu ukirakarira. Icyo kintu ucyumve neza nshuti yanjye. Igihe cyose nyine ukundana n'umuntu utigeze ubabarira neza, akenshi umuhoza w'ijisho, kubera yuko buriya ntabwo uba umwizeye. Icyo ugomba kumenya cyo buriya rero, iyo usubiranye n'umuntu nyamara wenda utarakira ibikomere, ukimurakare nyine ugifite umujinya, ni nko gusubira ahantu wakoreye impanuka nyamara utarakira ibikomere. Soro ugomba kubanza ukarindira ugakira ibikomere, noneho ukazamubara wumva yuko ku mutima nyine nta kintu kigize ibiki, nta kintu kikiriho. Kubera yuko iyo musubiranye gutyo mw'ubwo buryo ukimurakariye, usanga nyine akenshi ntabwo urukundo rubona umwanya, ahubwo akenshi nyine hari igihe wongera ukabyutsa bya bintu bya kera, kubera ko mu mutima wawe haracyarimo umujinya ndetse n'uburakari. Ikibazo cya 15 ugomba kongera kwibaza mbere yo kwemera gusubirana na ex we, cyangwa se wenda mbere yo kongera guhereza amahirwe umuntu mwatandukanye nyamara nyine ari we biturutseho. Iki kibazo kirakomeye cyane. Ese urukundo ruracyariho cyangwa ndarira amateka twagize? Iki kintu ucyumve neza. Hari igihe uba ukumbuye uko yagusetsaga, uko yakwitaga baby, ariko si we urimo kugukumbura. Nuko nyine wowe wishimiraga uko urukundo rwanyu rwabaga rumeze. Rero ntukagarukire ku nzozi za kera, jya wibukira ku nzozi z'ubu. Umwanzuro rero twafata kuri kino kiganiro uwumve neza, kubera yuko niwo ufite agaciro. Kwibaza ibi bibazo si ugushaka igisubizo gishimisha umutima wawe gusa, ahubwo ni ugufasha ubwenge bwawe kugira ijambo, kuko nubwo urukundo rwumvikana mu mutima, icyemezo cyo gusubirana kigomba gufatwa n'ubwenge. Icy'ingenzi rero kwibaza aya makenga
ni ukwigirira icyubahiro. Ukoze ibara rimwe ushobora kubabarirwa, ariko igihe wemeye gusubira mu rukundo rudafite aho rushinze uba wisubije mu ngoyi yawe. Wowe waba warigeze kwibaza ibi bibazo mbere yo gusubirana na egisi wawe, cyangwa hari aho wicuza kuba wenda utarigeze wenda ubyibazaho? Siga igitekerezo cyawe hasi tuganire.